Kuki ubusambanyi, ubugambanyi, impano, ruswa ndetse no gutonesha biri mu bisenya ingo ndetse n'imiryango. Kuki yo kuwa kabiri tariki ya 26 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023. Uyu munsi turaganira ku busambanyi, nibishoboka tuzaganire ku zindi ngingo ubutaha cyangwa se n'abandi bazituganirizeho. Twese turazi yuko urugo rugizwe ahanini n'umugabo n'umugore, noneho hakiyongeraho abana bikora umuryango. Imiryango yaba myinshi noneho igakora amasosiyete yaba menshi akaba ariyo akora ibihugu byaba byinshi bigakora isi y'Imana turiho. Rero umuryango w'umugabo n'umugore ni ikintu cyagombwa kubahwa na buri wese, naho haba harimo n'abana nabo bakubaha urwo rugo, bakubaha urwo rugo, ni ukuvuga urugo rurimo umugabo n'umugore ndetse n'abana. Rwose nihanganishe abadashoboye kubyara cyangwa batari babyara cyangwa babuze urubyaro, mwihangane. Abakirutegereje rero nabo namwe mwihangane, mufite ukwizera kuzababona. Banyarwanda, banyarwandakazi, barundi, barundikazi ndetse n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi ndetse n'indimi zindi zenda gusa n'ikinyarwanda, ndabashuje bifuriza iminsi mikuru myiza. Mu minsi yashize ndetse no muri iyi minsi akenshi dukunda kumva intambara hirya no hino zica ibintu, cyane hano mu bihugu by'i Burayi no muri za Amerika. Mujya mwumva yuko nta munsi wira umugabo atishe abana cyangwa umugore atishe umugabo cyangwa se umwana akica umubyeyi we cyangwa akica ababyeyi be bombi. Ariko nimuzakora ankete mukareba, ibyinshi bituruka ku busambanyi. Nimureba nanone intambara nk'izabaye mu gihugu cyacu, akenshi zaturutse ku busambanyi no ku buraya, niho zafashe ingufu, niho hakoreshejwe indaya nyinshi kugira ngo intambara ishobore kugerwaho. Rero Imana irema umugabo nk'uko bamwe babivuga, yarebye isanga atabaho wenyine, noneho ngo ifata urubavu ikuramo umugore, noneho iramubwira uyu ni umuntu muzajya mubana, mukabana akaramata, mukabana iteka ryose. Abakristo bamwe ni uko babyumva yuko ari uko byagenze. Rero ukubana k'umugabo n'umugore ni ibintu by'amasezerano, ni ibintu by'igihango, ni ibintu rwose, ni isezerano ry'igihango rikomeye cyane, umuntu nakwita mu gifaransa sacré. Byagombye kubahwa kandi bikubahirizwa n'impande zombi, cyane yuko abajya gushyingirwa muri za kiliziya ndetse no mu makomine, akenshi babwiraga umugabo cyangwa babwira umugabo n'umugore yuko bagiye kuzabana akaramata, bakabana mu byiza ndetse bakabana no mu bibi. Aho umugabo ashaka kwerekeza, bakagendana n'umugore bakabyumvikanaho. Ariko ubu ngubu siko henshi bimeze, musigaye mwumva yuko n'ubushize bavuze yuko
niba ari ibiro byo kwa papa byemeye yuko umugabo n'umugabo bashyingiranwa, umugore n'umugore nawe bagashyingiranwa. Ibyo ntacyo ntibabikora, ariko nabyo ni ibintu bitari byiza ku ngaruka z'abantu n'imibanire y'abantu. Rero ubwo busambanyi buboneka bute? Ubwo busambanyi buboneka ku buryo bwinshi butandukanye, cyane ndavuga ubusambanyi mu bashakanye. Hari igihe buva mu miryango hagati yabo. Ngafata nk'urugero, nk'umuntu akajya gutya akarongora mu muryango urimo abakobwa benshi, noneho yamara kurongorayo afite n'ubushobozi, akumva yuko n'abandi bakobwa niba baramuhaye umugeni umwe, ariko akumva yuko n'abandi yabahawe, yababona urwuho akaryamana nabo. Hari naho bigera noneho bakanabyarana, akabyara ku bagore babiri baturuka mu rugo rumwe kandi yarahawe umugore umwe. Hari noneho n'abakobwa nabo babigenza gutyo, akaba ari bo bajya kwishyira baramu babo, bagacunga nka mukuru wabo adahari, bakigemura ku mugabo wa mukuru wabo cyangwa se wa murumuna wabo. Bajya kubona ukabona barabyaranye, cyangwa se nabo batabyarana bagafatirwa mu cyuho, ugasanga noneho intambara irarose, inzika zigatangira kuvuka hagati y'imiryango. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko umwe yaje kuryama mu rugo rwa murumuna we cyangwa rwa mukuru we, ugasanga noneho biteje ikibazo mu muryango. Iyo umuryango rero ugize ikibazo, byumvikaneho, iyo urugo rugize ikibazo, byumvikaneho n'uko imiryango iba igize ikibazo. Hari noneho abajya gukobwa, bajya mbere y'uko bajya kurongorwa, bakabanza bakaryamana bakabanza bakaryamana, mumbabarire, na babyara babo. Hari igihe rero bibaviramo gutwara inda. Hari noneho n'igihe bashyingirwa nta nda batwaye, ariko aho bashyingiwe bagakomeza muri bya bindi, bakajya bajya kuryamayo bakarayana, ugasanga igihe kirageze, rimwe na rimwe bagafatwa. Ashobora gufatwa ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, ari kujya kuraya cyangwa gusambana kwa mubyara we. Nubwo rero abanyarwanda kera bavugaga yuko babyarana, byarabaye cyangwa byabagaho, ariko mu gihe tugezemo ubu, niba bashaka ababyara kubyarana, nibanashakane babane mu rugo rumwe, ntibateze ikibazo hagati y'ingo ebyiri. Niba umukobwa yavuye mu rugo agashaka kundi mugabo, muramu we cyangwa mubyara we cyangwa mubyarakazi we ntamusangiye muri urwo rugo yashatsemo kujya gusenya urugo yiyubakiye. Niba bashaka kurongorana hagati y'imiryango, nabyo babikora, bakaba nka bamwe mu Barabu, ariko cyane cyane Abarabu bo muri Aziya. Ndafata nk'urugero nk'abagabo bo muri Afghanistan n'abagore babo uko bashyingirana. Niba umugabo afashe umugore aha kuri njyewe akarongora nka mushiki wanjye, ni nk'urugero, icyo gihe noneho niba mfite nanjye mushiki wanjye, uwo nawe aramusaba akamurongora.
noneho bagashyingiranwa, bikumvikana yuko muramu wanjye afite mushiki wanjye, nanjye nkaba mfite mushiki wa muramu wanjye. Bo akenshi babikorana kugira ngo batazajya bacana inyuma cyangwa se batazajya bahemukirana, kuko niba mpemukiye muramu wanjye, nanjye nshobora guhemukira mushiki wanjye kuko baba babana. Ariko ntabwo ari byo bisabye yuko abantu bajya bakora nk'uko abantu bo muri Afghanistan babikora. Rero ubwo busambanyi bubonekera n'ahandi, nk'uko navuze ubwa mbere. Navuze yuko umuntu ashobora kurongora mu muryango, noneho yahabwa umugeni agakomeza afata n'abandi bandi bo muri urwo rugo, akabahindura abagore be, cyangwa se umugore akajya asanga baramubi. Icyo gihe yabifatiwemo cyangwa akabyara, bishobora gukurura inzigo n'inzika hagati y'umuryango yashatsemo, byanaba ngombwa no mu muryango aturutsemo, bigatera ikindi kibazo. Ibyo rero ni ibintu abantu bagombye kurushaho kwitondera, cyane cyane abakobwa biteguye kujya kurushinga, cyangwa se umubyeyi cyangwa umugore ushaka kubaka urugo ruramye, yakwirinze kugendera muri ibyo bintu by'ubusambanyi, cyangwa akirinda kugenda mu bintu ngo uyu ni mwene wacu, ni mwene wacu, ariko mu kanya bagahurira mu gitanda kimwe. Byaragaragaye nanone yuko mu ntambara nyinshi, tuvuze n'intambara yabaye mu Rwanda, ni uko abagore bayigizemo uruhare rwinshi. Abagore bagize uruhare runini muri iriya ntambara, ubwo bahindukaga indaya cyangwa se ibiro by'abategetsi runaka, cyangwa se nabo badahindutse indaya, bagahinduka abakozi cyangwa abagore, ariko ari babandi b'abagore batari umutima, agashaka ariko aho ashatse akajya aca inyuma, agakomeza yibanira cyangwa se asambana n'abandi bantu bo hanze. Ibyo byose rero ntabwo bikundwa n'umuryango, nta nubwo n'Imana ibikunda, ku buryo rimwe na rimwe biviramo ababikora gushwana, bagatandukana burundu. Iyo rero bamaze gutandukana, bisiga ubusembwa ku miryango yabo ndetse no ku bana babakomokaho. Ni ikintu rero cyagombye kwirindwa cyangwa kikamaganwa. Ibintu by'ubusambanyi ni ibintu rwose bisenya ingo cyane, cyane cyane yuko iyo umuntu yaburiwe icyizere, yaba ari umugabo ukibuze, yaba ari umugore ukibuze, yari abana bakibuze ku mugore cyangwa ku mugabo, ntabwo urugo ruba rukibaye urugo rwifasha, ntabwo ruba rukibaye urugo rushobora gutera kabiri. Ubwo rero ubusambanyi bwagiye bunagaragarira mu kazi. Nk'umuntu ari shobuja wawe, ugasanga noneho aho kuba umukuru wawe w'umukoresha agahinduka nk'umugore wawe, cyangwa se agahinduka umugabo w'umugore wawe, kubera yuko yakubonye akakwikundira, akazana impano cyangwa za kado akaguhereza, bityo akakwigarurira. Hari noneho n'abandi bashakira abandi abagore, byagiye bikunda kugaragara cyane cyane nk'abapadiri, akaba cyangwa pasiteri akundana n'umukobwa runaka, akareba nk'umukristu akamumushyingira azi yuko n'ubundi azajya aryamana n'uwo
umukobwa cyangwa umugore yashyingiye. Nibyo bikunda kubaho ku banyamasengesho bamwe, cyangwa se ngo bakorana n'abapasiteri cyangwa se bakorana n'abihayimana, ugasanga nk'abagore cyangwa abakobwa bahuriye kuri ibyo bintu by'ubusambanyi, yamara gufata nk'inda agahita ashakishirizwa bwangu umugabo yamara kumurongora cyangwa bamara gushyingirwa, n'ubundi wa mupasiteri cyangwa umupadiri ntibimubuze kujya bongera guhurira mu nguni bakiryamanira. Ibyo byose rero ni ibintu bitesha agaciro, yaba ari uwo wihaye Imana, yaba ari agaciro k'uwo muntu uryamanye nawe. Ibyo ni ibintu bigaragara mu masosiyete menshi ndetse no mu y'abanyarwanda, aho usanga nk'abapasiteri birirwa babeshya abakobwa beza ngo barasengera bazabona abagabo, barabasengera bazajya i Burayi, bazajya muri Amerika, barabasengera bazabona abana, kandi mu by'ukuri ari ukugira ngo babone uko baryamana nabo, bakumva yuko nabo baba babonye icyemezo cyo gutembera bagomba kuguma aho ngaho, cyangwa se igihe baratembereye mu bihugu bya kure, abo bapasiteri bazajya basangayo bakajya kuryamana. Ubwo rero ubusambanyi nibwo bukomeza gukurura inzangano hagati y'abantu ndetse hagati y'imiryango, cyangwa bamwe batashobora kumva ibyabaye bagahitamo gukora andi manyanga yandi atandukanye. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibintu by'uburaya biri gukomeza kwica imiryango, biri gukomeza kwica ingo, biri gusenya ingo nyinshi. Hari noneho n'abantu ubona ngo ni inshuti, cyangwa se bakaza kubyara abana muri batisimu, cyangwa se ugasanga ngo ni abana bashyingiye umugore cyangwa umugabo, ugasanga abo bantu bashyingiye nk'umugabo n'ubundi bamuca inyuma, cyangwa se b'abakobwa baherekeje umugeni baca inyuma mu gikari cyangwa ahandi, bakajya kuryamana n'umugabo w'umugore baherekeje. Ibyo ntabwo ari ibanga, ni ibintu biba ahantu henshi. Hari bamwe bibaviramo gufatwa bikaba noneho induru, bakajya mu nkiko bakaburana. Hari bamwe bafatwa n'uko baba babyaye abana basa n'ababateye inda, ariko ubu bisigaye byoroshye. Abantu benshi iyo adakika umwana we, bajya ahantu ko gupima niba umwana ari uwa kanaka, biriya jya bita edena, kujya gupima ADN. Izo rero za ADN zigaragaza umwana avuka kuri bande. Iyo rero bigaragaye yuko umwana atavuka mu rugo rwamureze, biramuhungabanya cyane, bishobora no guhungabanya umugabo ndetse n'umugore. Bityo rero banyarwanda, banyarwandakazi, dukomeze kurwanya ibyo bintu by'ubusambanyi aho biva bikagera, kuko birangiza biteranyije abana n'ababyeyi, ababyeyi hagati yabo, ndetse ababyeyi bakagirana ibibazo n'imiryango imwe n'imwe. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, ibintu by'ubusambanyi mu Rwanda nibyo bitanga akazi, nibyo bitanga amafaranga, nibyo bintu bigezweho. Ugasanga abana birirwa baterwa inda cyangwa se indwara hirya no hino ku buryo budasobanutse. Mwabonye inkotanyi zishimuta u Rwanda ukuntu zashyizeho gahunda yitwa intsinzi bana b'u Rwanda. Iyo ntsinzi rero bashyizeho, uwari umugore wese
yaba ari umukecuru, yaba ari umwana, yaba ari umwangavu, yaba ari uhagaze mu gikuriro cyo gushaka, ntawe inkotanyi zitagezeho zikamurya umuvandu zivuga yuko zatsinze. Hari n'abo zaryaga umuvandu bari muri za gereza, bakamenya aho abagore beza cyangwa se nabo baba atari beza bafungiye, zikagenda zikabiba zikabasambanya nijoro. Abana bagiye bavukira mu magereza ni benshi batandukanye, rwose habonetse imiryango yajya ibafasha byaba ari byiza. Rero ubusambanyi busiga ubusembwa ku babyeyi bombi iyo bumenyekanye, bukanabusiga hagati y'abana ndetse n'indi miryango y'inshuti zabo babyeyi. Rero mwe banyarwanda, banyarwandakazi aho muri hose, turebe ukuntu turwanya uwo muco w'ubusambanyi, kuko utuma abantu benshi batikirira, utuma n'imiryango itororoka nk'uko bikwiye. Hari nanone uko bamwe bashaka kwigarurira ingo z'abandi, bagatangamo impano cyangwa bya bindi bita za ruswa cyangwa se za kado. Ukabona umuntu arashogosheye, we yatanze kado kwa runaka, ariko iyo kado ariyo kugira ngo uzabone umugore runaka cyangwa azabone umugabo runaka, yamara kubigeraho ukabona aretse urugo, rutaye ruri kugenda ruri rwarashwanye, ruri gusenya ingo zabo. Ubwo rero bantu mwitegura kuzigira, ni byiza yuko mwamenya ukuntu bubaka banarengera urugo, ntihazemo ibyo bintu by'ubusambanyi. Ndabifuriza rwose urungano aho muri hose, kuba urungano rwiza rutandukanye n'urungano rw'iki gihe, mukaba abantu b'abagabo birinda ibintu by'ubusambanyi, kuko nubwo navuze inzangano buvamo, hari igihe buva mu ntambara, hari n'igihe iyo butavuyemo intambara buvamo ibindi bitari byiza. Muri iyi minsi rero y'iminsi mikuru, ndabifuriza kurushaho kugubwa neza, gutekereza ku bituma ubusambanyi bubaho n'ukuntu abantu babyirinda. Ndabifuriza kurangiza Noheli nziza, ndanabifuriza gutangira umwaka mushya muhire. Mukomeze mugire Imana, mukomeze murwane ku miryango yanyu, murakoze.